washoboje kuduterera niwe Yesu muzura w'aya masezerano mana niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya niwe Yesu muzura w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya imbaraga zawe haleluya Uwiteka Mana yanjye zitumye yongera kuba kw'iriba ry'amazi. Ndabashimye mwese mukomeza kwanda subscribe ku ibiganiro bya Dore Entertainment, ndizera ko mumeze neza aho muri hose. Amateka ya Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas. Ishimwe Vestina yavutse mu mwaka wa 2004. Uyu ni madamu cyangwa se umufasha wa Idris Ouedraogo. Kamikazi Dorcas yavutse mu mwaka wa 2006. Aba bakobwa bamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye by'umwihariko zo guhimbaza Imana, harimo nka Neema, Iriba, Umutaka, Asisite, Adonai, Simpagarara ndetse na Nahawe Ijambo ari nayo batangiriyeho. Aba bakobwa bombi uko ari babiri bagaragara nk'impanga, by'umwihariko abenshi bakaba batazi kubatandukanya. Ni bene Nzeyimana Mazimpaka n'Uzamukunda Elizabeth. Ni abakobwa babiri bavukiye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, umudugudu wa Muhoza. Ubu babarizwa neza byemewe muri MIE Music, ikaba ari label ishinzwe gufasha abahanzi, by'umwihariko ikaba ari iya Murindahabi Irene wiyita Kashamakokero cyangwa Morodekayi. Agahinda twavuze ni agahinda gasa nkaho kari ku mpande zombi. Nyuma yaho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani ibyabaye ni agahomamunwa. Inkuru nimbo zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri YouTube, kuri front pages z'ibitangazamakuru bitandukanye, batangira kugaragaza ko witwa Kamikazi Dorcas nako mu mbabarire ni Ishimwe Vestina yuko yaba ari mu marembera mu gutandukana n'umugabo we. Ibi abantu bakomeje kugenda babitera utwatsi bavuga ko ibyo bari kuvuga ntabwo ari byo, barabeshya. Nyamara uwitwa Ishimwe Vestina we abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yatangaje ko niba hari ikintu yicuza ni ukuba yarafashe umwanzuro wo gushaka. Avuga ko ikintu cyonyine adashobora kugiramo inama Kamikazi Dorcas ngo ni ugushaka akiri muto. Nubwo yatangaje ibyo, abantu benshi bakomeje gutekereza ko wenda cyaba ari ikibazo cyo koko yashatse akiri muto, nta kindi kibyihishe inyuma, cyangwa se bigendanye n'imyaka afite koko ari mu kigero cyo gutangaza ibibonetse byose kubera ko atarakura bihagije, by'umwihariko mu mutwe, cyane ko igihagararo cyo agifite. Ishimwe Vestina icyakurikiyeho ni ugusiba amafoto afitanye na Idris Ouedraogo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Instagram, Twitter ndetse n'izindi. Abenshi bakomeje kugira ubwoba bibaza niba mu gihe kitaraba kirekire babanye baba bagiye gutandukana ku buryo ki bigera kuri uru rwego. Abari hafi y'uyu muryango bakomeje gutangaza ko witwa Idrissa Ouedraogo, umunyaburkina Faso ufatwa nk'umuherwe,
yaba aca inyuma uyu mukobwa, cyane ko ngahora mu ngendo zitandukanye z'indege, rimwe na rimwe ngo ntagire icyo abitangazaho. Ariko ibi nyine ni amakuru yo ku mihanda. Ibyo byose reka tubitere udushoti twigarukire ku byabaye nyuma yo kwerekeza muri Canada, mu mijyi ikomeye nka Vancouver, aho bagiye bagira abafana benshi by'umwihariko bakaba n'abakunzi b'umuziki wabo. Kamikazi Dorcas yagarutse uwumwe ari kumwe na manager akaba na nyiri lebo cyangwa boss wa lebo ya MIE Music. Uyu ni Kasha Makokero Irene Murindahabi. Ibyabaye ni agaterera nzamba. Abagiye kubafata ku kibuga cy'indege bagaragaje amashusho Irene na Vestina batari kumwe, ahubwo Irene ari kumwe na Dorcas. Abenshi mu bakunzi b'aba bana byarabababaje, bibaza ukuntu Ishimwe Vestina yaba yasigaye muri Canada. Nyamara babirebera hafi bakavuga ko yangaga inkundura no kuzaza kugirana ibibazo n'umugabo akigumira muri Canada. Abandi nabo mu bahwihwisa amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga harimo nk'uzwi nka Godfather n'abandi batangazaga yuko ngo uyu mukobwa yaba yasigaye muri Canada ari kumwe n'umusore yikundira cyangwa yihebeye. Abakora amafoto bakoresheje ama AI cyangwa se artificial intelligence bakomeje kugenda bahwihwisa cyangwa se berekana amafoto, ariko nyamara yari ayikihuha, ntabwo yari ayanyayo. Inkuru yaba bose yakomeje kuba agaterera nzamba. Ibi byose abantu benshi bakomeje kwitega nimba koko baba baratandukanye cyangwa se ari iby'agatwiko. Abandi bati ku Mana ntibatwika, nta by'agatwiko kabamo. Ibyo koko twese turategereje ngo turebe. Aba bana batoya twese tubafatiye iry'iburyo. Ibya bindi koko bavuga ngo yego nibyo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, nibyo koko byaragaragaye ko mu rugo rwabo nta mwuka mwiza urimo. Ariko ntabwo icyo cyatugenzaga. Icyatugenzaga ni agahinda gashobora gutera aba bana, by'umwihariko uwitwa Dorcas we yagaragaje ko agahinda ka mbere yagize nako gutakaza umuvandimwe we, akemera kuba umudamu mu rugo rwa Idirisa wa Daraogo. Ibi ngaho bitaciyeho uwitwa Vestina nawe ahita agaragaza ko nyine gushaka ukiri muto bibangama nk'uko nabivuze. Nta wamenya ngo iby'uru rugo amaherezo ni ayahe. Gusa abakunzi babo ni ukubasengera tukabafatira iry'iburyo, by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete Bayiri, muri kunkurikirana kuri Dore Entertainment. Ndabashimiye. Mwibuke ukanda subscribe.